Iyo urebye mu gaka ka mbere kavuga ko abashyingiranwe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Kubakana kw'abashyingiranwe ntabwo bikorwa n'umuntu umwe. Mwese mufite inshingano zingana zo kugira ngo urugo rwanyu rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Nta mpamvu yo guterera umwe inshingano, haba hakwiye kubaho ubufatanye nk'uko iyi ngingo ya 238 y'iri tegeko ibiteganya. Ivuga kandi ko umwe mu bashyingiranwe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kugikora. Ushobora kubana n'umuntu akagira ikibazo nyuma yaho, urugero akaba yagira uburwayi butamwemerera kuba yagufasha kubahiriza izo nshingano. Iyo byanze ko aba yagufasha, wowe utegetswe kuba wakora izo nshingano kandi zikagenda neza nk'uko iri tegeko ryacu mu ngingo ya 238 iriteganya. Twareba noneho ingingo ya 239 y'iri tegeko ikavuga ko kugira uruhare mu bitunga urugo. Buri wese mu bashyingiranwe ategetswe cyangwa se agira uruhare mu bitunga urugo rwabo hakurikijwe uburyo na mikoro yabo. Buri wese mu bashyingiranwe rwose muba mukwiye gufatanya kugira uruhare mu bitunga urugo hakurikijwe uburyo bwa mikoro yanyu. Mushobora kuba mutinjiza amafaranga menshi, mwinjiza n'ibihumbi 100 ku kwezi, murafatanya mukagira uruhare mu bitunga urugo. Urugero, niba umugabo agiye, ni urugero ni umufundi agiye gukora ubufundi, mugore si byiza ko wirirwa mu rugo, genda nawe ushaka ikindi ukora. Niba uratera agatebe ku muhanda ugacuruza ibyo ucuruza ugakora. Niba agiye rwose, niba akorera leta afite inshingano akora, niba nta kindi kintu uri gukora mu rugo, ni byiza ko nawe umufasha kugira ngo mwese mugire uruhare mu gutunga urugo hakurikijwe uburyo bw'ayo mikoro mwaba mufite. Twareba ingingo ya 240, ugasanga ingingo ya 240 igena inshingano yo kwita ku bana no kubarera, aho ivuga ko mwiriwe neza. Reka nongere mbashimire ni mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nk'uko nsanzwe mbibabwira, iyi ni YouTube channel y'Abanyarwanda, aho buri munyarwanda wese uri kureba iyi video asabwe gukanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo bijye bimworohera gukurikirana ibiganiro byacu dutanga kuri YouTube channel. Ntekereza ko ari n'ibiganiro by'ingirakamaro bimaze kugirira abantu benshi akamaro. Nshimiye namwe mudushimira, baba ababa mu Rwanda, mu Burundi n'abandi baba mu bihugu by'amahanga, mukomeza kugenda mutwandikira, muduhamagara, mudusaba ubufasha tukabahereza inama ndetse n'inyunganizi. Nkaba bashimira, ntekereza ko ubu tuvugana wowe uri kureba iyi video wamaze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro ndetse ubibone mu ba mbere. Nkaba nge ubahereza ibiganiro, amazina yanjye Ndicyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Tukaba tubahereza ibi biganiro kugira ngo mugire ubumenyi mu bijyanye n'amategeko, ndetse n'ugira ikibazo tuguhereze inama cyangwa ubufasha n'inyunganizi bitewe n'ikibazo ufite. Uyu munsi nkaba nabateguriye topic nziza cyane. Nyuma yaho iri tegeko rishya rimaze gusohokera, natekereje kubakorera iki kiganiro kivuga ku burenganzira n'inshingano abashyingiranwe bagombana. Buriya gushyingiranwa si ikintu cyoroshye. Kugira ngo umuntu abyumve, itegeko ryacu ry'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 234 iteganya uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranwe bikomoka ku gushyingirwa. Mukimara gushyingirwa hari uburenganzira n'inshingano mwebwe mwashyingiranwe mugomba guhita mutegekwa gukora, kuko ni ibintu biteganywa n'iri tegeko ryacu. Ndagushishikariza wowe uri gukurikira iki kiganiro
niba utarashyingiranwa gukurikira iki kiganiro kuko uzashyingirwa, niba wowe washyingiranwe nawe uri gukurikira ikiganiro gukurikira iki kiganiro ndetse ukakirangiza kugira ngo ukigireho ubumenyi, kugira ngo umwe mu bashyingiranwe, umwe uwo mwashyingiranwe naramuka adakoze kimwe muri ibi ngibi uzamenye aho kubariza, ndetse niba ngombwa umureke kugira ngo uharanire uburenganzira bwawe. Nkaba ngusaba kwicara aho ngaho, twongera gusubira mu kanya nkubwira kuri ibi bintu naha mu kanya. Murakoze cyane, tudatinze ngo tujye mu bintu byinshi, reka duhere kuri ya ngingo ya 234 y'iri tegeko rigenga abantu n'umuryango, aho igena uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranwe bikomoka ku gushyingirwa. Abashyingiranwe bakwiye kubahiriza uburenganzira n'inshingano byabo bikomoka ku gushyingirwa hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo bahisemo. Bishatse kuvuga ngo ryaba ari ivangamutungo rusange, n'abandi bahitamo kutagabana imitungo, buri wese akagumana pari ye, akagumana igice cye, iri tegeko rirakugonga. Utegetswe kubahiriza uburenganzira n'inshingano biteganywa muri iri tegeko hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo mwahisemo. Waba warahisemo ivangamutungo muhahano, ivangamutungo rusange, ibyo ngibyo rwose ntago bikonta hano. Ni inshingano za buri umwe mu bashyingiranwe kubahiriza ibi bintu. Iyo urebye ingingo ya 235 ivuga ku buringanire hagati y'abashyingiranwe. Abashyingiranwe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Niba ushyingiranwe n'umuntu ntugomba kujya hejuru ye. Imbere y'amategeko mwese mufite uburenganzira n'inshingano bingana. Ntago abantu benshi batekereza ko niba ndi umugore ngomba kuryama mu rugo, nkicara mu rugo, sinjye gukora. Itegeko rivuga ko abashyingiranwe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Nta witwa ngo ayoboye urugo, mwese muri abayobozi b'urugo, ndetse muba mugomba kugira inshingano n'uburenganzira bingana muri urwo rugo. Akandi kantu kavuga ko abashyingiranwe bagomba kudahemukirana, batabarana no gufashanya. Abashyingiranwe bagomba kudahemukirana, gutabarana no gufashanya. Niba ushakanye n'umuntu ubujijwe kumuhemukira. Niba mwaragiranye iyo ndahiro mwakoranye, itegeko rikubuza kumuhemukira, kandi utegetswe no kumutabara igihe ahuye n'ikibazo cyangwa igihe arwaye. Wowe mwashyingiranwe ufite priorite ya mbere yo kumutabara no kumufasha igihe akeneye ubufasha kurusha undi muntu uwo ari we wese, kurusha n'ababyeyi bamwibyariye. Iri tegeko rirabiteganya. Niba wanga kumutabara ukamuhemukira, ukanga no kumufasha, afite uburenganzira bwo kurega. Ingingo ya 236 yo ikaza ivuga ngo inshingano yo kubana. Abashyingiranwe bafite inshingano yo kubana. Aka kambere kavuga ko gushyingirwa guha abashyingiranwe inshingano yo gusangira ubuzima kandi bakabana. Niba ushyingiranwe n'umuntu mufite inshingano yo gusangira nawe ubuzima ndetse mukabana. Ugushyingirwa kudakurikiwe no kubana mu gihe cy'amezi 6 nta mpamvu ifite ishingiro guha umwe mu bashyingiranwe uburenganzira bwo gusaba ubutane. Icyakora iyo nyuma y'umuhango w'ishyingira umwe mu bashyingiranwe agaragaje ikimenyetso ntavuguruzwa ko inshingano yo kubana itazabaho, ashobora kuregera ubutane. Niko iyi ngingo ya 236 ivuga. Kanongere nyisubiremo. Ivuga ko ugushyingirwa kudakurikiwe no kubana mu gihe cy'amezi 6 nta mpamvu ifite ishingiro guha umwe mu bashyingiranwe uburenganzira bwo gusaba ubutane. Icyakora iyo nyuma y'umuhango
w'ishyingira birumvikana urangiye, umwe mu bashyingiranwe agaragaje ikimenyetso ntavuguruzwa ko ishyingirwa cyangwa se inshingano yo kubana itazigera ibaho, ashobora guhita aregera ubutane ako kanya. Wareba ingingo ya 237 aho igena uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranwe, aho ivuga ko mu gaka ka mbere kavuga ko uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranwe butangira bakimara gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ku murenge, hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe bahisemo. Hano rero hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo mwahisemo, ahangaha uburyo inshingano zihita zitangira mukimara kubana. Niba mwarahisemo ivangamutungo rusange mukimara kubana, wa mugabo mubanye yaba afite kampani ziri hehe, yaba afite imitungo iri he, iyo mitungo ihita iba iyawe directement. Warambwa ka kabiri kakavuga ko iyo ishyingirwa risheshwe cyangwa iyo riteshejwe agaciro mbere y'uko abashyingiranwe babana, nta nkurikizi rigira ku mutungo wabo uretse iyo bigaragaye ko hari umutungo bari barafatanyije. Wareba nanone ingingo ya 238 ugasanga iyo ngingo ya 238 igena ubuyobozi bw'urugo. Ese itegeko ryacu ni ubuhe buyobozi bw'urugo rigena? Iyo urebye mu gaka ka mbere kavuga ko abashyingiranwe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Kubakana kw'abashyingiranwe ntabwo bikorwa n'umuntu umwe, mwese mufite inshingano zingana zo kugira ngo urugo rwanyu rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Nta mpamvu yo guterera umwe inshingano, haba hakwiye kubaho ubufatanye nk'uko iyi ngingo ya 238 y'iri tegeko ibiteganya. Ivuga kandi ko umwe mu bashyingiranwe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kugikora. Ushobora kubana n'umuntu akagira ikibazo nyuma yaho, urugero akaba yagira uburwayi butamwemerera kuba yagufasha kubahiriza izo nshingano. Iyo byanze ko aba yagufasha, wowe utegetswe kuba wakora izo nshingano kandi zikagenda neza nk'uko iri tegeko ryacu mu ngingo ya 238 iriteganya. Twareba noneho ingingo ya 239 y'iri tegeko ikavuga ko kugira uruhare mu bitunga urugo. Buri wese mu bashyingiranwe ategetswe cyangwa se agira uruhare mu bitunga urugo rwabo hakurikijwe uburyo na mikoro yabo. Buri wese mu bashyingiranwe rwose muba mukwiye gufatanya kugira uruhare mu bitunga urugo hakurikijwe uburyo bwa mikoro yanyu. Mushobora kuba mutinjiza amafaranga menshi, mwinjiza n'ibihumbi 100 ku kwezi, murafatanya mukagira uruhare mu bitunga urugo. Urugero, niba umugabo agiye, ni urugero ni umufundi agiye gukora ubufundi, mugore si byiza ko wirirwa mu rugo, genda nawe ushaka ikindi ukora. Niba uratera agatebe ku muhanda ugacuruza ibyo ucuruza ugakora. Niba agiye rwose, niba akorera leta afite inshingano akora, niba nta kindi kintu uri gukora mu rugo, ni byiza ko nawe umufasha kugira ngo mwese mugire uruhare mu gutunga urugo hakurikijwe uburyo bw'ayo mikoro mwaba mufite. Twareba ingingo ya 240 ugasanga ingingo ya 240 igena inshingano yo kwita ku bana no kubarera, aho ivuga ko abashyingiranwe bafite inshingano yo kwita ku bana babo, kubaha ibibatunga no kubarera hashingiwe ku ndangagaciro z'igihugu. Abashyingiranwe bafite inshingano kurihira umwana mitiweli, kumurihira amashuri, kumwambika. Izo nshingano ntago zikorwa n'umwe mu bashyingiranwe. Akenshi usanga nubwo atari hose, ugasanga abagore kenshi bakunda guharira abagabo izo nshingano, bakumva ko umugabo ni umutware w'urugo, ni ugomba gukora izo nshingano. Mu mategeko y'u Rwanda, itegeko rivuga ko abashyingiranwe bafite inshingano yo kwita ku bana babo, kubaha ibibatunga ndetse no kubarera hashingiwe ku ndangagaciro z'igihugu. Mwese mugafatanya
niba uri umugore ntubiharire umugabo, niba uri umugabo ntubiharire umugore, byose mukabyita inshingano zanyu bitewe n'uko mwagennye mugomba kubaho. Nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, iri tegeko ryacu rikwemerera nanone kuba niba mugiye kubana kuba mwakidraftingira cyangwa mugategura amasezerano y'ukuntu muzabana igihe cyo kubana kigeze, mukaba mwateganya mukavuga ngo niba ngiye kubana n'umugore, niba ngiye kubana n'umugabo, tuzabana muri ubu buryo, muri ayo masezerano yanyu muteganya, mukaba mwabishyiramo mukagena uburyo muzabana. Iyo umwe mu bashyingiranye ateshutse ku nshingano yo kwita ku bana, kubaha ibibatunga no kubarera, uwo bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kumurega mu rukiko rubifitiye ububasha. Icyo kintu nacyo mucyumve, niba uteshutse kuri izo nshingano, uwo mwashyingiranywe yemererwa n'itegeko kuba yakurega mu rukiko. Iyo urebye ingingo ya 241 y'iri tegeko igena inshingano yo guha uwo mwashyingiranywe ibimutunga. Buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo bikenewe. Niba umwe mu bashyingiranywe afite akazi undi nta kazi afite, wowe mwashyingiranywe utegetswe kumuhereza ibimutunga uko byaba bimeze kose, ko mwahisemo kubana, kuko ntekereza ko nta muntu uhitamo kubana n'umugore abona ko nta bushobozi afite bwo kuzamutunga. Niba warahisemo kubana nawe ubizi neza ko nta bushobozi afite, utegetswe kumuhereza ibimutunga. Niba nawe wa mugore we, umugabo wawe mwari mubanye afite ubushobozi akabubura ari wowe ubufite, utegetswe kumuhereza ibimutunga igihe abikeneye. Iyo urebye ingingo ya 242 y'iri tegeko nayo iza ivuga urugero ibitunga umuntu bitangwamo. Itegeko ryacu ribisobanura neza, rihita rimanuka rivuga ko hari urugero ibitunga umuntu bitangwamo. Ibitunga umuntu bitangwa mu rugero nyiri kubihabwa abikeneyemo bijyanye n'ubushobozi bwa nyiri kubitanga. Niba wowe wa mugabo we ukorera 50,000, umugore wabizi ko ukora 50,000, najya kukwaka ibikenewe kugira ngo bimutunge, ntabwo azaza ngo akwaka ibintu bya miliyoni, akwaka ibintu 500,000. Azakwaka ibigutunga hagendewe ku bushobozi bwawe bwa mikoro ufite. Niba ari 1,000,000 winjiza mu rugo, ntabwo uzajya umugenera 40,000, nawe azaza kwake ibimutunga hagendewe ku bushobozi bwawe wowe nyiri kubitanga. Ibitunga umuntu bitangwa mu mafaranga cyangwa mu bintu. Wa mugore we, wa mugabo we, umwe mu bashyingiranywe mushobora gusabana ibitunga urugo, bikaba ngombwa ko muhitamo ko bitangwa mu mafaranga cyangwa bigatangwa mu bintu. Niba akeneye imyambaro ukaba wawumugurira, niba akeneye ibiryo ukaba wabigura, cyangwa ugahitamo kumuhereza amafaranga kugira ngo abihahe. Urabizi abagore bakenera utuntu twinshi tugiye dutandukanye, hari igihe biba ngombwa ko umugabo nabwo atanga amafaranga aho kugira ngo ajye kubigura. Iyo urebye ingingo ya 243 y'iri tegeko nanone imanuka ivuga ku kutubahiriza inshingano z'abashyingiranywe, aho ifite ibyo iteganya iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze. Ivuga ko iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze, kubo bashyingiranywe ashobora kuregera urukiko rufitiye ububasha kugira ngo hafatwe ibyemezo by'agateganyo birengera urwo rugo. Mu gika cya kabiri kikavuga ko iyo umwe mu bashyingiranywe agomba gutanga ikirego afite ubumuga cyangwa uburwayi butuma adashobora kwitangira ikirego, iyo uwo bashyingiranywe ari we mwishingizi cyangwa mujyanama we, ikirego gitangwa n'umuntu ubifitemo inyungu. Hano bishatse kuvuga iki? Umugore ashobora kuba afite ubumuga cyangwa nta bushobozi yabona nta buryo yabona bwo kujya gutangamo ikirego. Nk'umwana, nkamwe bana muri gukurikira ibiganiro ufite imyaka y'ubukure, ushobora kujya gutangira umubyeyi wawe ikibazo cyangwa papa wawe ikibazo igihe
nta bushobozi cyangwa nta buryo afite bwo kuba yajya kugitanga. Ubifitemo inyungu cyangwa niba ari mukuru wawe uri umugore, ukwiye ushobora kujya kumutangira ikirego. Niba ari musaza wawe ushobora kujya kumutangira ikirego kuko ubu bifitemo inyungu. Mu gihe wenda nta bana afite, nta bandi ba hafi bajya kumutangira ikirego, atotezwa n'uwo babanye. Iyo urebye ingingo ya 244 y'iri tegeko ivuga urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z'abashyingiranywe, aho ivuga ko urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z'abashyingiranywe rw'aho abashyingiranywe batuye cyangwa baba, ni rwo rusuzuma ibirego byerekeye inshingano z'abashyingiranywe. Ibi birego bitangwa mu buryo bw'inyandiko nsobanurira-kirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Wamanuka ku ngingo ya 245 y'iri tegeko ikavuga ku irangizwa ry'agateganyo ry'ibyemezo byerekeye inshingano z'abashyingiranywe. Ibyemezo by'agateganyo birengera urugo birangizwa by'agateganyo iyo habayeho kujuririra. Ibyo byemezo bikomeza gukurikizwa kugeza igihe urukiko rufashe icyemezo kuri ubwo bujurire. Irangizwa ry'ibyo byemezo rigumaho n'iyo hatangwa ikirego gisaba ubutane. Urukiko rushobora guhindura ibyemezo rwafashe igihe imyifatire cyangwa ubushobozi bw'abashyingiranywe buhindutse byemejwe n'inama y'umuryango. Mu gusoza reka nsoze mbashimira, mbasaba nanone kujya mukomeza gukurikira ibi biganiro. Niba hari ikibazo mufite, inama cyangwa se inyunganizi, mwatwandikira aho ngaho muri komenti tukaganira, mukaduhereza ibitekerezo byanyu. Murabizi ibibera mu ngo ni ibintu byinshi, ntabwo twabiganiraho umunsi umwe ngo birangire. Niba hari ikibazo ufite, umwe mu bashyingiranywe agukorera ihohotera cyangwa hari ibyo mutumvikanaho, mushobora kutuganiza tukabahereza inama cyangwa se inyunganizi. Niba wifuza gutanga ikirego tukaba watuvugisha tukakubwira inzira bikorwamo n'uburyo bikorwamo. Niba hari ubufasha mudukeneyeho tukaba twawubahereza. Reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze, mugire ibihe byiza.